kumwe na bwana Bicahaga Abdallah, akaba ari umuvandimwe uri mu Rwanda, uri i Kigali, agiye kutwibwira noneho tuganire mumuzi. Bwana Abdallah Bicahaga, watwibwira ukibwira abakurikira radiyo Urumuri, kuko ndumva ari nabwo bwa mbere uyivugiyeho, noneho tukaganira muri ryawe bwana Bicahaga Abdallah. Murakoze bwana Simpunga. Bwa mbere kandi nshimire wowe ubwawe wagize igitekerezo cyo kuganira nanjye ku mateka y'igihugu cyacu, kubera ko mu by'ukuri amateka y'igihugu nibwo ubuzima bw'igihugu, ni nayo ntangiriro yo gutunganya ibidatunganye, cyane cyane ko ahanini biba bituruka ku mateka mabi aba yaranze igihugu. Bikaba byiza rero ko amateka y'abantu bayasobanukiwe babasha kugira ameza bakurikira, nanone ayaba mabi abantu bakabona ko bayirinda kubera ko bamaze kuyasobanukirwa. Utangira uvuga uti nibwire abatwumva badukurikira, nk'uko wabivuze nitwa Abdallah Bicahaga, nkaba naravukiye i Kanombe muri secteur Nyarugunga, ubu habaye Kicukiro, mu murenge wa Nyarugunga, muri serire ya Nonko. Hakaba rero hari nko mu birometero nka 4, hafi 4 wenda n'igice kugera aho indege y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Habyarimana Juvenal yarasiwe. Nkaba rero naravukiye nyine aho ngaho i Kanombe mu mwaka w'1964. Mu by'ukuri igihe indege yaraswaga nari mfite imyaka 29. Nari mukuru, nari narashatse, nari narabyaye, hanyuma ndetse ko naje kugira ibyago nyine, abana nabyaye bakaza gupfa muri 1994 kubera ibibazo by'ubunzi bari bakiri batoya. Nahungiye muri stade ya Remera, hanyuma rero uwa mbere namuhambye muri stade, wa kabiri muhamba mu kwa 9 tugeze mu rugo duhungutse. Mu by'ukuri rero sinzi niba hari ikindi wambaza bijyanye n'uko nakwivuga, nuko nguko, keretse niba ngo hari ikindi nakongeraho. Ikindi nagira ngo nkubaze kugira ngo abadukurikiye bakumenye neza, ndabona wambaye ya ngofero nziza, ndibaza ko ari abayisilamu, tuzi ko ari ingofero iranga abayisilamu. Nagira ngo nkubaze ku myemerere yawe n'ukuntu wumva indangagaciro z'ubuzima zisanzwe ukurikije imyemerere yawe uzibona. Nk'uko nyine umubona ndi umusilamu, n'izina ryawe bigaragaza Abdallah. Nkaba mu by'ukuri kuri ayo mateka nayo ni amateka navuga ko atoroshye, kubera kuko nabaye umusilamu muri 1992 mu kwezi kwa 7, ubwo mu 1992 mu kwezi kwa 7, ubwo intambara ari maze hafi imyaka 2 itangiye. Hanyuma mba umusilamu, nari umukristu, ku mpamvu naje gusobanukirwa ko idini ninjiyemo ari ukuri, kuko nyibayemo nyize, ariko ubundi nyijyamo ko ari ku mpamvu yo guhunga, yo kureka kugira ngo nirekere inzoga gusa, kubera ubunyangamugayo
naje gukora mu kigo cya Osiri Cafe muri 1991 baranyirukana ku itariki ya 9. Sinzi bishobora kuba hari byaratewe nuko nabahaye amafaranga makeya ngo yo gufasha ingabo, kuko igihe intambara yari imaze gutera mu kwezi kwa 9 mu kwezi kwa 10, byabaye ngombwa ko abari abakozi ba leta nyine baje gusabwa imisanzu yo gufasha ingabo. Hanyuma rero ngiye mu kazi nabaha udufaranga duke, nabaha amafaranga 500, bayatwatse mu kwezi kwa 11 ahari. Hanyuma rero cyangwa mu kwa 12 aho ngaho, ubwo rero nagiye kubona mbona banyandikiye nyine baruwa mu kwezi kwa mbere kuko banyirukanye. Bamaze kunyirukanya mu bushomeri, nibwo nagize ikibazo cy'uko umuntu nakoraga karaka, ubundi ngenda umufundi nize muri service civique de la jeunesse hariya i Kanombe mu kigo cya gisirikare. Nari nyobowe na Ruhashya Epimake ndetse na Rurakaza, Kapiteni Rurakaza w'umunyagitarama, na Jidashifu Ndamage. Niho nize migira, twahigaga nyine imyuga, higagamo abantu babaga barangije primaire, barangije 6e cyangwa se 8e, kuko urumva imyaka mfite ni imyaka abasibiye bafite imyaka nk'iyanjye bize 8e, ariko abatarasibiye bo bagarukiye mu 6. Ubwo rero nabo bantu binjiraga muri iryo shuri bakoze nyine ibizamini bakabitsinda, tukajyamo twiga imyuga nyine inyuranye, ubwubatsi, ububaji, ubudozi, ariko njyewe nanakurikiye ubwubatsi. Ubwo rero muri icyo gihe muri 1991 nibwo banyandikiye ibaruwa nyine banyirukana, ngo njya mu biraka nkakorana n'abandi bantu. Wagira umbwira ati ngo njya kuguha agacupa, nkumva nanjye nyine nabaye nguze, bongera ikibazo cyo kuba se umugore wanjye azambara ubusa, cyangwa se nzajya kwikopesha inzoga z'abandi nzambure. Ngira icyifuzo cyo kuva ku nzoga kubera iyo mpamvu. Hanyuma ngiye mu Busilamu rero, kubera ko n'ubukristo nari mburimo mbushikamyemo, noneho nize Ubusilamu mbona ikinyuranye n'ubukristo, mpita mbona ko ngize Imana inyoboye, kandi ibicishije mu bukene nyine. Burya Imana ni igitangaza, kuko ntago nzi neza ko nari kwibuka iyo Imana itaza kunywa ubwo bukene. Nuko idini yanjye rero nuko mu bijyanye n'imyemerere nyine Ubusilamu, Imana imwe rukumbi, Imana itabyara, Imana itabyarwa, mbese Imana itagira ibyo isa nabyo. Imana ntabwo isa n'abantu, icyubahiro cyayo kigaragaza ko nta kintu yasa nayo. Rero Imana ikaba ifite amaboko ariko itameze nk'ay'abantu, ifite amaso ariko itameze nk'ay'abantu, ifite amaguru itameze nk'ay'abantu. Imana mbese impamvu nk'uko twebwe amaso yacu afite aho ahagarukira, ariko ayo maso ntahagarukira. Amaboko y'Imana afite ahagarukira, yacu afite ahagarukira, Imana ntahagarukira. Turatandukanye rero cyane mu by'ukuri, muri makeya ku bijyanye n'imyemerere nuko nguko. Urakoze cyane bwana Bicahaga Abdallah. Turaganira n'umuntu ufite ibintu yamenye ku mateka y'igihugu cyacu. Amateka y'igihugu cyacu arimo amabi menshi atandukanye ndetse no mu bice bitandukanye by'amateka, ariko akomeye cyane mu bubi akaba ari Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye tariki 6, hari n'abavuga ko yatangiye tariki 7 Mata 1994, ariko ubundi icyatumye rwose itangira ishyirwa mu bikorwa, ijya mu bikorwa rwose, ibikorwa byayo bitangira, nuko indege y'umukuru w'igihugu Falcon 50, indege yari irimo abantu 12 barimo abantu bose bakomoka mu bihugu bitatu. Hari abakomokaga mu Burundi barimo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, hari abakomoka mu Rwanda barimo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana, ndetse harimo n'abakomoka mu gihugu cy'Ubufaransa bari mu bapilote ndetse n'abakanishi. Abo bantu bose rero 12 ntawarokotsemo. Iyo ndege imaze kuhanuka, imaze kuraswa, nibwo
amabi yatangiye. Iryo joro twumvise amasasu, abari batuye mu mujyi wa Kigali, amasasu arakomeza ndetse hakomeza n'ubundi bwicanyi. Bukeye minisitiri w'intebe agata aritwa, n'abanyapolitiki n'abatutsi batangira kwicwa gutyo. Ubu bwicanyi bwafashe intera ikomeye cyane ku buryo twibaza tuti ese iriya ndege itaraswa buriya bwicanyi bwose bwari kubaho? Murumva rero ko iryo raswa ry'indege ni ikintu gikomeye cyane mu mateka yacu. Ikibabaje gitumye tunakora n'ikiganiro nk'iki, tuzakora n'ibindi, ni uko icyo kintu cyatugushije mu rwobo rungana rutyo nta kuri kuzwi kuvugwa kwashyizwe ahagaragara n'inzego zibikwiye. Zagomba gukora nketi, zagomba kugaragaza ukuri, ariko nta rwego na rumwe rwagaragaje ukuri. Yewe n'Abafaransa bashatse gukora nketi, tuzi uko byarangiye, politiki yabyinjiyemo ku buryo ubu ngubu nketi ntacyo yatugaragarije. Tukaba rero turi kumwe na Bwana Bicahaga Abdallah kubera ko afite icyo azi kuri icyo kintu cyakozwe kigata u Rwanda mu rwobo. Bwana Bicahaga Abdallah, iraswa ry'indege ya Habyarimana, numvise ko ubizi, wabonye uburyo yarashwe. Niba warabonye uburyo yarashwe, wadusobanurira uburyo yarashwe, aho yarasiwe, impamvu uvuga ko wabibonye, kugira ngo tumenye niba koko harimo itandukanirizo n'ibyo twari tuzi cyangwa n'ibyo abandi bavuga kugeza ubu ngubu. Ijambo ni ryawe Bwana Abdallah. Watubwiye yuko wari utuye ku birometero 4 n'igice, byakorohereje kubona ibyo wabonye, kumenya ibyo wamenye. Turagira ngo tunyuremo muri make ibyo wabonye, ibyo uzi. Ijambo ni ryawe. Murakoze cyane kuba mumpaye ijambo kugira ngo mvuge kuri iki kibazo. Mu by'ukuri ntago ngewe hari ibintu genda umbabariramo ntari buvugeho cyane bitewe n'amategeko y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko nanone ndagerageza kuvuga kuri nyako, nk'uko nakubwiye nyine ku mazina yanjye. Hari icyo nibagiye kubwira, nashinze na channel yitwa Amateka Nyakuri. Ahanini yari igamije kugira ngo ngaragaze ukuri nyine kw'amateka yacu, atari ukubera ko nyazi neza kuko nta diplome yabyo mfite, ahubwo shingira gusa ku byo nzi, wenda byaba bikeya. Ariyo mpamvu nabwiye n'abantu ko biramutse bibaye bikeya banyunganira bakazana ibyinshi kurenzaho, ariko ngiye mvuga ngo byibuze ibyo bikeya nzi bigaragaze nk'ukuri nyine. Mu gihe muri kino gihugu cyacu abantu nabonye ko bavuga amateka kandi nezera ko bayazi neza, kubera ko barayize, bafite amadoktora, bafite amadiplome ahambaye cyane, ariko iyo bayavuga bayabwira cyane cyane urubyiruko ubona ko bari kuyaca iruhande. Nkakeka rero ko byaba bifite impamvu kandi yaba itari nziza, kubera ko nk'uko bivuze jenoside yakorewe abatutsi, burya nge uburyo nyibona ko amateka yabigizemo uruhare. Tujye mbese amateka bigaragara ko amateka twigaga yari amateka agaragaza ko abahutu bakandamizwaga kandi cyane. Hanyuma iyo mateka bigeze muri 90, intambara iteye, inkotanyi ziteye, kandi inkotanyi zari abatutsi nyine, benshi bari abatutsi bari mu gihugu cya Uganda ndetse no hirya no muri Kongo n'ahandi, ndetse nabo mu Rwanda bajyagayo. Turabizi neza kuko hari abantu twabaga twariganye tutabonaga, hanyuma tukaza kubona nyuma nyine barabaye abasirikare b'inkotanyi.
ubwo rero ibyo ngibyo byose byabaye impamvu ayo mateka yose abantu batekereza gutyo, bumvishe ko indege ya Habyarimana ihanutse, bishyizemo ko nyine ihanuwe na FPR, kandi no kubera ya mateka ubwo nyine bumva ko wenda nanone baje guhakwa, baje guheka, baje ibintu nk'ibyo ngibyo bituma bakora ishyano nk'iryo mwabonye nyine bakoze ishyano ryaguriye u Rwanda. Ariko cyane cyane ibintu bizana ubwicanyi n'ikindi gihe cyose nkunda kubwira abantu ku mateka ya nyakuri, nuko ubwicanyi bwose bwagiye mu Rwanda uhereye muri za 312. Bwana Bicaga Abdallah, watubwiraga yuko indege ya Habyarimana imaze kuraswa hatangiye ubwicanyi nyine bishingiye ku mateka ya kera abantu bibukaga. Wakomeza ukatubwira impamvu nyine ayo mateka yatumye bigera ku Batutsi, kwicwa ry'Abatutsi nyuma y'uko indege ihanurwa? Nyine nibyo navugaga ko ayo mateka buri gihe mabi yagiye yaranga u Rwanda, niyo nge mu myumvire yanjye mbona ko yabaye ikibazo, kuko abantu bashobora kuba batekereza wenda ko inkotanyi ubwo zije baje kongera nabo basanze bakabahaka ibintu none bibatera ubwoba, bituma bakurikirana nka ririya, kandi ntabwo n'uwakwirengagiza ko nyine mu Bahutu hariho intagondwa na kare kose zabaga zifite mu mitwe yabo uburyo cyangwa se gahunda yo kuba bakwica Abatutsi. Yenda mu kiganiro cyangwa se mu biganiro bizakurikiraho tuzagenda tubivuga, n'amakuru atagiye akorwa kenshi yabaga akorerwa Habyarimana, kenshi yabaga ashingiye kuri icyo, habaga hari abantu mu butegetsi bifuza ko Abatutsi bashira. Urugero rwiza ni Kanyarengwe wagiye gufatanya n'Abatutsi nyine n'ubundi, ariko yari yaravuze ko azaseka ari uko Abatutsi bashize. Ubwo rero hari abandi nanone bari bahari wenda batabivuze nk'uko nabo yabivuze, ariko bari bahari. Muri make rero shinga amateka nyakuri ni uko numvaga muri kino gihugu cyacu hari abantu n'ubundi bifuza kugaragariza Abanyarwanda cyane cyane urubyiruko ko Abahutu ari abagome kandi ngo babivukana, ko ibintu by'urwango bafitiye Abatutsi ngo babivukana, kandi ibyo byurumva ko aho bibiri ikinyuma ntabwo binyuze ubwenge. Ntabwo umuntu yavuka ari uruhinja ngo avuka azi Umututsi, ntabwo umuntu yavuka ari uruhinja ngo avuka n'urwango, ni ikintu kidashoboka. Ibintu ni ibintu abantu bagenda bakeya bagikuze, ko bagenda bagira ubwenge, cyangwa nayo bashyiramo bakagenda babashyiramo bakuze, ariko ntabwo umuntu ashobora kuvukana icyo kintu. Ikindi ni uko mbabarire mu ijambo gatoya Bwana Abdallah, ikintu cyiza kandi gikomeye ngira ngo tucyambukireho, tukigire ikiraro kitwaze, tucyambukireho tugana ku kiganiro cyacu nyamukuru. Uravuze uti uhereye ndetse no ku rugero rwa Kanyarengwe, uti hari abantu bari bifitiye umutima mubi kuva kera kose wo kwanga Abatutsi, ariko bakaba mbese barabuze impamvu cyangwa se urwaho cyangwa se icyo bitwaza kugira ngo babagirire nabi. Nyamara tuzi ko no mu mateka hambere bagiye babagirira nabi, ariko bagasa n'abagira agasoni ku maso, bakagarukira hafi. Muri 1994 ho rero kubera indege yarashwe, ho nta gasoni bigeze bagira ku maso, nta rutangira bigeze bagira, bishe Abatutsi sinakubwira. Reka rero turebe icyo gikorwa noneho cyabavanye mu isoni, kikabavana mu byo bifatagamo byose, noneho bakisanzura mu kwica Abatutsi. Ibikorwa ubifiteho ibyuzi, ufiteho
ubuhamya, ibyo wiboneye, ibyo wamenye. Bwana Bicahaga Budara, indege bavuga yuko hari abavuga ko yarashwe na FPR. Navuga nti hari intagondwa nyine zari zarabuze urwitwazo, impamvu yo gushyira mu mugambi ibikorwa byo kugira nabi abatutsi. Noneho haba igikorwa cyabavanye muri ubwo bwihisho, niba ariko umuntu yavuga, muri uko kwifata. Icyo gikorwa rero kikaba ari indege y'umukuru w'igihugu Habyarimana Juvenal yarashwe. Bakaba bavuga bati baritwaje bati buriya ni FPR yirashe, nitwiciye umukuru w'igihugu kugira ngo imusimbure, dore ko n'amasezerano yarusha yaramaze kwemerera inkotanyi kuza mu gihugu no kuza mu butegetsi. Umujinya wabo rero uriyongera, bati abatutsi bose, kubera ko FPR yari igizwe n'abatutsi benshi nk'uko babivugaga, bati tugiye kwica abatutsi kugira ngo amateka mabi bavuga ko abatutsi bagiriye abahutu nabi, bati atazisubiramo, atazagaruka, reka twice abatutsi. Icyo gikorwa rero ni igikorwa gikomeye, ni nayo mpamvu dukoze iki kiganiro, kandi ukaba uzi uburyo icyo gikorwa cyo kurasa indege cyakozwe, ukaba uzi ndetse n'uburyo cyakozwemo. Bishe abatutsi bavuga ngo ni FPR yarashe indege, ariko ntabwo twabonye ikimenyetso gihamya yuko ari FPR yarashe indege, kuko nyine nk'uko nabivuze dutangira, nta nketi yigeze ikorwa ngo igaragaze ibyo bintu. Abo bantu bishe abatutsi bahereyeho ngo indege ni FPR yayirashe, wowe ni kubyemeza, wowe ni ko wabibonye, hari ikimenyetso kikugaragariza ko FPR ariyo yarashe iyo ndege, Bwana Budara? Ntabwo ari FPR yarashe indege, nta nubwo ari ingabo za Exfar zarashe indege nk'uko raporo ya Mutsinzi ibivuga. Uburyo indege yarashwe, yenda uruhare FPR yabigiramo, byaba ari ukugambana, ariko nta musirikare wa FPR warashe indege. Njya numva hari abantu bari hanze aho ngaho muri kuyoje mu Burayi bavuga ko abasirikare bari muri FPR bavuga ko ngo bapakiye amasasu bakayazana, bakaba bemeza ko indege yamanuwe ngo na FPR n'abasirikare ba FPR, kandi ngo bategetswe na Perezida Kagame. Icyo gihe yarabatara perezida nyine, ubwo twavuga wenda nka General Kagame. Ariko njyewe nkurikije ibyo nabonye, ntago nemeza ko baba ari abasirikare ba FPR bayirashe. Kuba amasasu yapakirwa nabo barayapakiye, si nabihagazeho. Kuba barayazanye aho bari muri CNDC nabihagazeho. Ariko igishoboka nuko wenda FPR yagura amasasu ikazana wenda n'imbunda cyangwa se imbunda abazungu bakanayizana, yenda bakayishyira muri CND. Ariko ngibyo niboneye ko mbona nuko iyi ndege yarashwe n'ab'uruhu rwera, ntago yarashwe n'umwirabura. Ikindi raporo ya Mutsinzi ihamya ko imbunda yahanuye indege yari mu kibuga mu marembo y'ikigo cya gisirikare Kanombe. Ni na raporo navuga ko irimo ubuswa bwinshi, kuko ni ibintu bidashoboka rwa gisirikare, nubwo ntazi igisirikare, ariko ntago imbunda yagombaga kurasa indege ngo yirasire mu kirere cya Masaka kandi iteretse ku kibuga ku kigo cya gisirikare. Rero dore ko njyewe mbona rero byagenze. Twari hari ku mugoroba nyine ku itariki 6. Icyo gihe hari ibyo ntanavuze, ubundi
hagati aho ngaho nari narigeze nakwimuka njya gutura muri Gikomero ku mpamvu zo gutanga inyigisho z'Ubuyisilamu. Uwo munsi rero nari natashye mu rugo naje iwacu, naje gusura umubyeyi wanjye. Hanyuma mpageze nyine ndaharara, tujya gusari rero nk'uko nyine tujya gusari buri gihe mangaribi ku musigiti. Umugabo ategetswe gusarira ku musigiti buri gihe. Mu gihe umusigiti dusariraho utuye uri hafi ya 15 kuri kaburimbo neza neza, kuri kaburimbo neza, mbese urugo ikora ku muhanda, mbese ni kuri kaburimbo. Hanyuma nge mbivuga buri munsi nk'abantu twari turi muri no mujyi wa Kigali, twari tuzi ngo abasirikare ba ONU bari muri kino gihugu, byari ibihugu byinshi, ariko twari tuzi ngo yitoni ni y'Abafaransa, yitoni ni y'Ababiligi, yitoni ni ya n'amadarapo yabo yabaga ari ku myenda yabo. Twasobanukirwa rero ngo aba baminwari nabo muri kino gihugu, abana bo muri kino gihugu, abana muri kino gihugu. Rero twabonye akajipe mu by'ukuri k'Ababiligi kaza katurutse nyine Kigali, katunyuraho kagenda karimo abasirikare 6 b'Ababiligi, kerekeza nk'izo nzira za Kabuga. Ubwo nyine Kabuga nyura kuri 19, ubwo bisobanura ko twe mvuga icyerekezo ariko ntabwo kagezeyo, ukurikije n'igihe kagarukiye. Ubwo twagiye turayibona, nta kindi twagomba kuyibazaho, twaratawaje tujya musigiti turasari bisanzwe. Rero ubundi Abayisilamu iyo bamaze gusari, barangije igikorwa cyo gusari, iyo ntangisho ziri butangirwa mu musigiti, nta biganiro bindi bikorwa mu musigiti. Ni kizira, mu musigiti agomba kuvugirwa amagambo y'Imana gusa. Twagiye hanze turaganira bisanzwe, noneho isaha igeze tujya gusara nyine arashayi 1:30. Tumaze gusarira ishayi, ubwo gihe twari turi hanze tutarajya gusara ishayi, twabonye kakamodoka kagiyemwe Ababiligi 6, abasirikare 6, tubona kagarutse karimo 2, umushoferi n'undi umwe. Noneho turanavuga abantu ko bagiye ari 6 bakabasigaye bagarutse ari 2, abandi babasizehe. Ngaho wabona ko haciyemo igihe kingana iki hagati y'uko iyo modoka yagiye mwayibonye ijya mu cyerekezo cya Kabuga, mwongera kuyibona igaruka, haba hanyuzemo nk'igihe kingana iki? Kuko hagati aho mwagize umwanya wo kujya mu rusengero musenga iryo sengesho, mugarutse hanze mwongera muyibona igarutse. Harimo nk'iminota ingahe? Reka nyigereranye. ubundi isengesho abarizi nk'Abayisilamu barizi, isengesho ntabwo rijya rirenza, riba riri hagati y'iminota wenda 5 n'7, ntirenza aho ngaho. Iyo ryihuse ni 5, iyo ryakerewe ni 7. Ubwo 7 kenshi yiyongeraho kubera no ku bantu basoma icyo biti duha n'iki, none ukamana gusohoka mu misigiti. Rero ngiye nkurikije umwanya wari hagati aho ngaho, kuko tukigera hanze nta mwanya washize, tugisohoka mu musigiti mu kanya gato cyane, mbese ngereranyije nko ko ari nk'iminota 15 yari ishize kugira ngo babe bagarutse, iyo modoka ibe igarutse. Ni nk'iminota 15 cyangwa 20 aho ngaho, ntabwo birenga aho ngaho. Ugereranije kuva kuri 15 hari umusigiti no kugera aho ukeka cyangwa se wabonye ibisasu byarashe indege bituruka, hari nk'uburebure bungana iki? Nyine kuva kuri 15 kugera kuri 19 ni ibirometero biyumvikana ko ari 4. Turumvikana? Ubwo rero kuva kuri 15 kugera aho ngaho hari nko muri metero nka 200 cyangwa 300 kugira ku musigiti, ni nko muri metero 200 cyangwa 300. Urumva rero hagati aho ngaho wawa rero ubwo navuga ngo ni nka kilometero enye n'ibiro na metero 300. Ibirometero 4 kugenda
cyangwa kugaruka ibindi bine kugaruka ibindi bine bikaba 8 hagati y'8 n'9 gutyo ubwo ni ahantu n'igihe bashobora kuba barahagaze yego urumva wenda bavamo bakuramo ibiryo bakuramo yego birahura kuko nicyo nagira ngo abadukurikiye bumve ko bihura wakomeza mubona rero iyo modoka iragarutse harimo abasirikare babiri bonyine umushoferi n'undi ku ruhande rwe ubwo ntabwo twabitinzeho urumva ko ntabwo twagomba kubitindaho twabyibaje gutyo akanya gatoya tukaza twiganirira bisanzwe hanyuma isaha igeze gusara turasari 1:09 turangije nyine turataha tujya mu rugo tugeze mu rugo iwacu twari turi kumwe n'abandi bayisilamu birumvikana rero hari abaduherekeje cyane cyane ko nkanjye nari maze iminsi ntahari naraje gusura abantu wenda nabo bankumbuye barampe turekeza tugerana mu rugo iwacu turaganira noneho mama tuzanira ibiryo ku nkoko ibishyimbo ibijumba byo twiririye icyo gihe tubirira hanze ku kwezi hari mu kwezi rwose cyane hari ukwezi kugaragara cyane ku buryo bitaba basabye ko tugomba kujya mu nzu ngo bacane butaduha n'iki dore ko icyo gihe hari bari buhari wabaga ari umugabo yabaga afite itara ryitwaga korimani hanyuma turarya mu gihe twari turimo kurya twagiye kumva twumva igisasu cya mbere kiraturitse twumva igisasu turimo kurya rya mbere hanyuma nari ntangiye gusobanura ko amajwi y'indege zacu twabaga tuzizi kubera ko icya mbere cyo zari nkeya zari mu Rwanda urumva icya kabiri nyine zari indege duhora tubona zitunyura hejuru buri munsi zitunyuraho buri munsi twari tuzizi rero cyane nakubwiraga ko mu gihe indege yageze mu Rwanda rwa mbere y'u Rwanda ni Imparakaraveri ubundi twabonaga za Sabena za Air France zizana ibicuruzwa ariko indege yabaye iya mbere mu Rwanda yacu y'u Rwanda nyine ni Imparakaraveri Habyarimana yarahawe na Mitterrand na Giscard d'Estaing ndakeka hanyuma iyo ndege ikigera mu Rwanda abantu bari batuye ikibuga cy'indege bayigenzemo abaturage barahamagawe bayigendamo mu rwego mbese rwo kwishimira ko u Rwanda rugize indege rero ibyo byabaga impamvu yo kugira ngo dukunde no kuzimenya tunazimenye uko zivuga n'uko zigana n'iki byose hanyuma iyo ndege rero twatujize ijwi ryayo neza mu gihe riturutse za Kabuga twaravuze ngo Habyarimana araje cyane cyane ko twari tumaze no kumva mu makuru ko nyine yagiye mu mishyikirano nyine yagiranaga n'inkotanyi ariko hari harimo n'ikibazo cy'abarundi bari bagiye Dar es Salaam kuvuga ku kibazo cy'u Rwanda n'Uburundi ubwo tubivuga gutyo turakomeza turirira ubwo rero igihe isasu ryari ryazamutse rya mbere rihushije kuko irya mbere ryarazamutse umupilote azimya indege ajimije indege nyine ko kundi yaricanye amatara gutya amatara arazima noneho cya gisasu cyakubise bwa mbere cyaragiye nyine cyarasohase ntabwo cyayihamije noneho ubwo turavuga ngo Habyarimana baramurashe nuvuga ngo twamuvuze ngo Habyarimana baramurashe deja bataramurasa ahubwo bari bamuhushije urumva ubwo mu gihe nk'umuntu bari batangiye gufata inzira bagigana mu kibuga cy'indege bafashe gufata umurongo neza ubwo umupilote yabonye ko wenda nakomeza kutatsa indege bari bugunge n'ibiti n'iki biba ngombwa ko yongera kwatsa indege yavuze icyakaro kwaka nyine kubita amatara gutya imbere gutya twabonye amatara gutya n'ibyo bisasu bizamuka nyine bityo birayifata bibiri ubwo ako kanya indege yatangiye aho ngaho mbabare dutinde gatoya aho ngaho mwabonye igisasu cya mbere cyo ntabwo mwakibonye ko cyabatunguye mwari muri kurya mu twaracyumvishe iyo tucyumvishe tutwareye cyumve turebayo mbese cyaduteguje kureba aho kivugiye kiduha no gutekereza ngo ninde urashwe
kuko twari twamaze kumenya ko indege yaje twa ngo ni Habyarimana, ni indege ya Habyarimana barashe. Iyo umuntu ari hariya kuri 15 aho mwari muri ni haruguru hafi y'i Kanombe, niba hafi y'ikibuga cy'indege. Twebwe hafi y'ikibuga cy'indege, twebwe ikibuga cy'indege ku mutwe wacyo hari ikigo cya gisirikari cy'i Kanombe. Ni ukuvuga ko mwari mwegereye rwose ikigo cya gisirikari. Oya, bon, reka mpagushushanyirize neza kuri 15 urahabona uriya muhanda wo kuri 15 uzamutse ubu bawushyizemo mu icyo gihe wari igitaka, wagongaga ku kigo cya gisirikare aho kirangirira. Uzamutse wagomba ku kigo cya gisirikare aho kirangirira, noneho ukagenda metero nkeya, metero nk'ijana, ukagera ku isambu y'ikibuga cy'indege. Urumva aho bita aho twitaga ku Gitara. Urumva ikibuga rero urabizi ko gikomeza kikagera i Remera. Urumva inzu y'umukecuru wawe yari hehe? Yari aho bita kuri Nonko. Urumva ubwo twavuga tugereranyije twavuga ngo ni nko kuri 14, nko kuri 14. Bon, abazi aho musigitiri, urumva kugira ngo tugere tuzi wacu, urumva twasubiraga inyuma ho gatoya tukazamuka ku musozi hari ahantu Colonel Ndibwami yari yarahinze, yashyize intuzi ze, yari yashyize ishyamba. Rero isambu yacu yakoraga kuri iryo shyamba rya Colonel Ndibwami, hari ku musozi rero. Ni ukuvuga ko uvuye ku kigo cya gisirikari ugaruka mu mujyi, uraza nyine ukahita ugera ku kibuga cy'indege. Oya, aha ngaha ni kure. Donc uvuye kuri uravuga uvuye ku hehe? Ku kigo cya gisirikari. Uvuye ku kigo cya gisirikari, yego, Kigali. Uraza noneho ukagera ku kibuga cy'indege. Yego. Iyo ugeze ku kibuga cy'indege rero, inzu ya mama wawe niba mbyumva neza aho mwari mwicaye, wagendaga izindi metero nkeya usanga Kigali, none ukagera aharinganiye n'inzu ya mama wawe aho mwari mwicaye. Donc reka mpagushushanyirize noneho. Duturutse ku kigo cya gisirikare, turagiye dutangiye ikibuga cy'indege ni turagitangiye aho ngaho ku Gitara, sibyo? Hirya gatoya urangije Gitara gatoya hari Colonel Benda Sabine. Aranyuka naho umurengaho gatoya, urumva donc ukagera ahantu ubu ngubu bahita ku Gasaraba. Urumva hari korosi uribuka ahantu murumuna wa Habyarimana imodoka yamugongeye. Yego, ndumva ushaka kuhazi. Noneho rero usanga ugaruka inyuma gatoya, musa aho ngaho niho wacu rero. Utaragira mu Kajagari ka Kanombe. Ndumva badukurikiye bazi uriya muhanda bahumvise aho inzu ya mama wawe yari iri, aho mwari mwicaye. Impamvu nagira ngo ako kantu kumvikane ni ukugira ngo twumve ukuntu mwabonye ibyo bisasu mukamenya aho biturutse. Iyo bituruka ku muryango w'ikigo cya gisirikari nk'uko raporo ya Mutsinzi bivuga, muba mwarabibonye cyane rwose, kuko mwashobora kuhageza n'amaso. Ikigo cya gisirikare tuba tugitureye cyane. Nakubwira ko no kwa Habyarimana yo igihe cy'umuganiro yaradutumiraga tukajyayo. Twari tuhatuye cyane, twari duturanye. Ni wacu Habyarimana yajyaga hagera n'amaguru. Yajyaga atembera n'amaguru kahagera. Ni ukuvuga ngo iyo ibyo bisasu birasirwa kuri Gerite harya hateganye na ka gahanda kazamuka kava kuri 15, kuko niho raporo ya Mutsinzi ivuga ko ngo barasiye indege. Muba mwarabibonye n'amaso yanyu ayo masasu ahaguruka, ayabiri ya nyuma iyo nibura muba mwarayabonye ahaguruka.
rero mwayabonye noneho mubona aturuka he, mwabonye aturutse he? Bo mu kuri buriya umuntu hari ukumva kubiri, hari ukumva kw'amatwi, urumva, no kubona kw'amaso nayo atera kumva burya, urumva, n'akanwa iyo karya karumva, turabyukanaho, noneho n'ubwenge ubwabwo nabwo burumva burya impumyi ihumirije irumva, turabyukanaho. Rero nagira ngo mbwira ngo nk'abantu batuye hariya isasu rivuze, urumva, ushobora kumenya ngo rivugiye nubwo waba utaribonye wamenya aho rivugiye, ushobora kumenya ati iri sasu rivugiye ahangaha, sibyo? noneho twebwe twari turi hanze, urumva, twarayabonye rwose azamuka, urumva, noneho indege yarasiwe hejuru ya Masaka, kuko Habyarimana atuye Nyarugunga, urumva, hafi y'ikigo cya gisirikare, n'ubundi nta metero nyinshi zavaga ku kigo cya gisirikare kugira ngo ugere iwe. Hepfo munsi y'ishuri rya FTEC naryo ryari ishuri rya gisirikare rya gisirikare kugirirwamo n'abasivili, n'abana b'abasirikare bigagamo icyo gihe. Abana b'abasirikare hari amashuri ya gisirikare na primaire yari hari gisirikare, ariko n'abasivili bigagamo, bikiganaga bariya bakorneri bose nta kibazo, urumva. Rero n'abana Habyarimana twariganye, njye ntabwo nize ku kigo, ariko bagenzi banjye bizeyo bariganye. Ni metero nkeya rero uva ku kigo cya gisirikare ujyayo. Rero iyo Nyarugunga, urumva, indege bayirasiye Masaka iza nyine yarara nyine igwa kwa Habyarimana, kandi nk'uko bigaragara ntago iyo urashe igisiga kigenda ntago kimanuka nk'ibuye ngo kigwaho, ahubwo n'ubundi iyo aho kijya kirakomeza kikagenda kikagwa imbere iyo cyajyaga. Niyo mpamvu indege bayirasiye i Masaka ikaza ikagwa hehe? Kwa Habyarimana. Nibyo ibyo uvuga rwose nibyo, ku buryo bwa tekinike birumvikana ko indege yarasiwe kure yo kwa Habyarimana kugira ngo ishobore kuhagwa, ariko amasasu abiri ya nyuma mwavuze ko mwabonye, mwayabonye aturutse he? Ese yarashinze ava hasi ajya hejuru? Ese yaratambitse ugereranije usanga ukuntu yarameze? Urabona tuvuge uhagaze nko kuri 19 uza i Kigali, sibyo? Ureba i Kigali nyine twayabonaga rero yerekeza ibumoso, ariko adatambitse cyane, mbese asa nkaho ari oblique gatoya, byari nka oblique gatoya, ntago yazamutse direct gutya, donc byari nka oblique gatoya gutya, gato cyane nko muri metero nkeya cyane, ku buryo nkurikije iyo nguni utubwiye y'ayo masasu, inkomoko yayo yari kuba ari nka hafi ya kaburimbo iriya ikomeza igikabuga. Reka mvuge aho ngaho neza, njyewe ndavuga ko nabyumvishe, urabyumva neza, kandi nkahamya neza ko uko nari byumvishe. Hari ikiganiro mperutse gutanga mvugamo uburyo indege Habyarimana yahanutse ari kuri channel ya Agnes Umurabyo na kinyujijeho. Hanyuma impamvu nakigarutseho ni umuntu wari watanzeho commentaire, umusore wa The Future ukunda kumvuga cyane, ukunda kungereka ingengabitekerezo ngo ya jenoside, mbese yafashe ko iyo ndege ngo nayitwereye ngo Ababiligi. Reka tureke no kuvuga ibyo abandi bavuga cyangwa za komenti zabo, twivugire ibikorwa we wiboneye nk'uko byabaye. Twari tugeze ahantu heza uvuga uti inguni twabonye ibyo bisasu bifata, uti yari ifunze cyane, yari ifunguye, ariko iva mu cyerekezo cy'umuhanda ujya i Kabuga, ibisasu byerekeza
hejuru ya Masaka nyine aho indege yari igeze. Icyo ni ikintu rero niba mwarabibonye neza akaba ari uko byari bimeze, rwose wabitubwira ukabiduhamiriza ko ari byo mwabonye. Njyewe nakubwira ko ibyo nabonye, ibyo byo twarabibonye, ntawe bibaza, ntawe bibaza, narabibonye kandi sinjye nabibonye nyine, hari n'abandi babibonye, ari n'Ababiligi sinjye nabibonye nyine, hari n'abandi bababonye. Ngira ngo nkubwire ko hari abantu nk'uko mbivuga nyine yari aho ngaho, njye ko nabibonaga mbese ko mbyumva umutwe wanjye nk'aho byari biri, mbona ko yari hafi aho Inyange ubu ngubu iri, urumva. Ariko hari abantu b'abaturage bari bahatuye, sibyo? Hari abantu urabona abantu bari batuye Rusororo, hari abantu begereye icyo gishanga, abantu bari batuye i Masaka, hari abantu bari batuye Nyarugunga aho ngaho noho bari bahegereye kurenzaho, urumva. Noneho nanakubwira ko handi makuru ahari, urumva. Donc Ababiligi nabonye hari abantu bakoraga ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe, bahavuye bataga ku magare. Umuntu wabonye ikiganiro cyanjye abimbwira nawe uko yabibonye, no kuri komantere njya ntanga bajya bishyiramo bavuga noneho naho iyo mbunda yari iteretse n'inzu yari irimo, bajya bavuga ko ari inzu ngo y'umuntu y'itaje y'umuntu, ntago mwibutse neza ariko byanditse, hari abantu babizi, urumva. Noneho ngo batashye ku mugoroba bavuye mu kazi nka 11, urumva bahageze hafi 12, bahasanze abandi Babiligi benshi. Donc navuze bane ko ari bo nge nabonye, ariko bo bemeze ko hari abandi Babiligi bari bahari muri icyo gihe, muri uwo mugoroba, urumva. Reka none ngutinze bukeya, ni ukuvuga yuko abo mwasangiraga, kuko ntabwo waryaga wenyine, abo babonye nk'ibyo nawe wabonye uri kudutekerereza, barabibonye n'abo twasaranye iyo modoka barayibonye. Baracyariho, hari bamwe bashobora kuba bakiriho. Barahari benshi, bamwe barapfuye evidama, ariko hari abandi bahari. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ko muri uwo musigiti ibyo mwahaboneye abo basirikari b'Ababiligi bagenda mu cyerekezo cya Kabuga, mukabona bagaruka, wavuze ko mwanabikomanseho mukanabiganiraho, abo bantu hari abakiriho muri bo mwari kumwe? barahari, bamwe barapfuye ariko hari abandi bahari. Unatubwiye yuko hari abandi nyuma y'aho utangiye kubivugira, hari abandi mwaganiriye baje kukubwira yuko nabo ibyo bintu babibonye n'aho babiboneye, bo babibonye kundusha, nabo bakiriho ubu ngubu? Barahari bose. Ni ikintu gikomeye bwana Bicahaga Abdallah, kuko anketi ndagira ngo numvikanishe yuko igihe amazi atararenga inkombe, igihe kitararangira cyo gukora iyo anketi no kumenya ukuri, kuko niba hari abo bagabo bose babonye ibyo bintu bakaba bakiriho, ni ukuvuga ko n'ubu ngubu abantu bashobora gutanga ubuhamya kuko babibonye. Urakoze cyane rero kuri icyo kintu, ukimara kutubwira uko mwabibonye n'aho amasasu yaturutse, ndagira ngo mubaze, ese ubumvise cya mbere anketi ya komisiyo ya Mutsinzi ivuga ko ari mu ndege amasasu yayirashe yaturutse hariya kuri Gerite ku muryango ku kigo cya gisirikare cya Kanombe, wowe wifashe ute kuko watinze kuvuga kugeza iki gihe hashize raporo ya Mutsinzi
yakozwe 2007 kugeza muri 2009, ndumva raporo yaragaragajwe 2010 hari itangira. Icyo gihe warayimenye, wamenye n'ibirimo? ntago wabitekereje ute, wiyumvise ute? ntago nabonye raporo ngo nyisome ubwayo, ahubwo numvise ibyo bavuga nyine ku maradiyo. Bavuga baragiye nyine hariya barayisoma, ngira ngo Mucyo yayisobanuyeho cyane, atarapfa nyakwigendera Mucyo. Nabyumvise nyine ndatangara cyane. Noneho muri uko gutangara nibajije byinshi, nibaza n'ikihishwa icyo ari cyo n'impamvu gihishwa. Ndavuga kuko ubundi ngiye mu bwenge bwanjye numva ko iyo baza kumbeshya bakambeshya wenda ko yarashwe n'abasirikare ba Habyarimana koko, ariko bakavuga ko bayirasiye kuri 19. Kubera ko njye ntari mpari kuri 19, nari kuvuga ntibyashoboka. Nabwo ni koko byashoboka kuko hariya ku kigo cya gisirikare no kujyayo ntabwo ari metero nyinshi, bagerayo nk'uko n'abandi bagezeyo. Ariko noneho nibajije none se kuki bavuze? Mbese ikintu cyantangaje bwa mbere nabashe gutekerezaho mbona ko n'ibindi byose bavuze bari ukubeshya, naho yarasiwe, naho imbunda yayirashe yayiri, kuko ho nari mbizi neza ko atariho yariri, mbizi neza mbihagazeho. Byatumye mvuga ko n'ibindi byose bavuga, mbese mbeshya mvuga ko n'ibindi byose babeshya atari byo, kubera kuko bari babanje kubeshya deja action aho yabereye. Ubwo rero nagomba kumva guhita mbona ko nibaza impamvu babibeshye, hatavuga nti ubwo n'ibindi byose bavuga sibyo. Ubwo nese mbese mvuga nti deja abasirikare ba Habyarimana bo icyambere ke nta mpamvu bari bafite, sibyo? Unabitekerejeho niyo baramuka babikoze nyine icyo bari kuba bakoze cyari kwari kudeta, ntago bari kuyirasa ngo banayihanure noneho bafashite igihugu bagiha abasivili. Ubwo nyine bari kwari kudeta yafashwe, uwabaga yategetse kurasa iyo ndege yari no guhita atangaza ko abaye president. Ibyo byo ntitwabimenya, ntiwajya mu mitwe y'abantu ngo umenye icyo bari nanone. Ariko twe twirebera ibikorwa byabaye, ibikorwa byakozwe, we wiboneye, we wabonye aho ibisasu byaturutse. Iyo raporo ya Mutsinzi ivuga ko byavuye hafi y'aho wari uri, washobora kubireba bihaguruka, ariko ntabwo ariho wabiboneye bihaguruka hafi y'iwawe, mukecuru wawe wabibonye bituruka hagati ya 15 na 19. Kandi bikemezwa n'abandi. Nta nubwo ari hagati ya 15 na 19, ahubwo ni kuri 19 juste. Hafi ya 19 cyangwa se hafi ya 19 aho ngaho. Hari abandi benshi babyemeza bakiriho n'ubu ngubu nabo babibonye nk'ibyo wabonye. Nagira nkubwire ko n'aba basirikare ba FPR bavuga ko yahanuwe n'ingabo za FPR, bemeza ko koko aho ngaho hariho yarasiwe. Donc aho mvuga nabo nibyo bazi. Ngira ngo uwo tunyuranya ni Mutsinzi gusa, niyo yarakura Mutsinzi gusa, ariko abandi bose nubo tubyemeranyaho ibyo ngibyo byo. Sinavuga ko ari bose kuko hari enquête zindi zakozwe, hari enquête zakozwe na Trevidic n'umufaransa wasimbuye, niba ntibeshya, wasimbuye Jean-Louis Bruguière kuri enquête. Trevidic nabaza gusimburwa n'uwitwa Jean-Marc Ribot na Taripu. Abo bose nabo baje bemeza yuko hariya raporo ya Mutsinzi ivuga ko ibisasu ariho byahagurukiye, nabo niho bemeza yuko ariho byahagurukiye. Ntabwo ari Mutsinzi wenyine mutemeranya, ntabwo mwemeranya. Abo mwemeranya ni ababibonye n'amaso, muremeranya. Icyo cyumvikane. Ahubwo akandi kabazo nenda kukubaza ni
kumva nyine abantu bavuye i Burayi bakajya mu Rwanda ngo bagiye gukora anketi, bakaza bemeza ibi ngibi ngo indege yarashwe n'abantu bari mu kigo cy'igisirikare cya Kanombe, aho wowe wagezaga amaso mu gihe indege yaraswaga ari ukaba utarayibonye. Abo bantu bakaza ntibabaze abo bantu bose babibonye, bagaragaje ko ari benshi cyane, cyangwa se barababajije babibabwiye kuki batabyumvise cyangwa batabyemeye, kuki batangaje ibindi byo bidafite abagabo. Kuko kugeza ubu ngubu nta muntu berekanye bati uyu muntu yari mu kigo cya gisirikari, yari aho izo mbunda zari ziteretse, ibyo bisasu byahagurukiye, ntawe. Baragusa ngo ibyo bisasu ngo byahagurukiye, ngo tubirebye tugenekereje byarahagurukiye. Nta muntu uremeza ko yabonye ibyo bisasu bihagurukira mu kigo cya gisirikare. Muri za anketi narazikurikiye zose, nta n'umwe ubyemeza. Wowe nk'umunyarwanda utekereza iki kuri aba banyamahanga? Icya mbere ndagira ngo mbwire abanyarwanda banyumva, hano hari abavandimwe bacu duhuje igihugu. Nigeze numva bavuga ko abavandimwe babo ngo ari abayahudi badahuje uruhu, ndetse bahamagarira urwo rubyiruko guhungeta, ngo kabone n'ubwo haba hari n'uwagizwe umwere kuri iyo jenoside yakorewe abatutsi, ko agomba gushaka aho ari agahungetwa, ngo ndetse ngo byaba hari n'ibindi kindi cyabakorerwa ngo kikabakorerwa. Iki kintu ni ikintu giteye ubwoba cyane. Niyo mpamvu nyine ukuri kuba ari ngombwa, kuko ukuri kutabayeho abantu bakumva gutyo, urubyiruko rukumva gutya, rubyaza tujyana ahantu habi cyane. Ngero nagira ngo warumbujije uti byumva ute by'aba banyamahanga. Nagira ngo mbabwire ko ubundi ibihanurwa by'indege ya Habyarimana cyangwa se n'ibibazo byinshi u Rwanda rwagiye rugira kuva kera no ku za 59 n'iki, abere bagiye babigiramo uruhare rufatika cyane, kubera ko nk'uko ubizi umuco w'abirabura cyangwa se ndetse w'abanyarwanda bakunda gukora ikintu kimeze nko guhakirizwa, cyangwa se mbese bafite izindi nyungu zindi bakurikiye, bakumva ko batihagije, bakumva ko ibyo bagomba gukora byose bagomba kubifashwa cyangwa se akahabwa n'abazungu, bityo bigatuma babacamakazaho cyane. Tekereza rero ko ntazi impamvu, ahubwo ngiye ikintu nakwibaza cyane ku bazungu byo byaturutseho biramutse bigaragaye ko nyine uburyo yahanutse bigaragaye byabafata. Uko kuba byabafata rero nicyo gituma bakomeza kubizinzika, boîte noire bakayihisha, babizi neza cyane no kurenza uko twe tubizi, kuko bafite ibyuma bituma babimenya, bahageze kurenza ko twe tuhagera, ariko ntabwo bashaka kugaragaza ukuri. Iki ngiro ni ikintu cyagombye kugaragara abanyarwanda ko abazungu atari inshuti zacu, atari abakunzi bacu. Icyo badushakaho gusa ni ukudusahura, icyo badushakaho gusa ni ukuduteranya, kuko ubu bwicanyi tubugiranye baraprofita, bakaza kutwiba, bagaprofita. Bafite inyungu cyane muri Afurika, kuko ibihugu byabo ntibyera, nta mabuye y'agaciro bigira. Rero nkeka ko ari ibyo. Ahubwo ikibazo nakigira cyane cyane ku banyarwanda, sana wenda nko kuri leta y'u Rwanda idafite ubushake bw'uko nyine uko kuri kwagaragara. Ibyo uvuga wari utangiye uvuga, narigiye kubikubaza. Abazungu biragaragara yuko badashaka kugaragaza ukuri, nk'uko wabivuze uti ukuri kwabafata. Ariko se nka bene wacu b'abanyarwanda
baba bari mu butegetsi baba batari mu butegetsi, twese tubyishyireho, dukora iki kugira ngo uko kuri kujya hagaragara, niba kugiye hagaragara, kuba amateka yacu nubwo ari mabi tuyirengere, ariko tuyifashishe kugira ngo dutunganye imbere hacu heza. Abo bantu, abo banyarwanda bo kuri izo mpande zombi, ubatekerezaho iki bwana Bicagabwa? Nyine nicyo kintu kintangaza cyane, ndetse se no kuntangaza gusa ahubwo bikanambabaza, kubera kuko kutamenya ukuri ni ibintu bikomeza kudushyira mu ngorane, bizakomeza kudushyira mu ngorane. Icya mbere cyo bituma ubumwe n'ubwiyunge bavuga bashaka butagerwaho. Ariko njye nkibaza nkavuga nti niba FPR Inkotanyi ariyo barayishinga ko yahanuye indege, ngira ngo n'urwo rubanza rwo mu Faransa rw'iyo ndege barugizanire mu Rwanda barabyishimira. Nge birantangaza cyane ukuntu umuntu yakwishimira yashimishwa nuko ukuri kutagaragaye, kuko kugira ngo ubutabera nyabwo buboneke nuko ukuri kugomba kugira gute kugaragara. Ibyo ari byo byose, niba na jenoside yari yarateguwe wenda ibyo bikaba, ariko kuba yarakozwe icyo gihe ntabwo bivuze ko niba yari yarateguwe aribwo yagombaga gukorwa, wenda yagombaga gukorwa mu kindi gihe kiri imbere kindi, ikaba wenda byarayihutishije. Ariko nkumva rero ko byaba inyungu z'abanyarwanda muri rusange kugira ngo dusobanukirwe ninde wakoze iri shyano, ninde wahanuye indege, cyane cyane ko hari ririmo abanyarwanda. Burya umuntu nubwo yaba umwanzi wawe ariko ntabwo akagombye kwifuza ko apfa, cyane cyane ko ugupfa kwe nyine noneho kwagize izindi ngaruka ko n'andi maraso menshi. Iki ngiki rero kikaba ari ikintu ngewe kintangaza, kinambabaza. Nkabanjye nakwibaza nti abanyarwanda dutinya, sinzi icyo dutinya, urebye ku mpande zose dutinya kugaragaza ukuri. Uko kuri rero inyungu tubifitemo niyo nanjye ntamenya, niyo ingora kugira ngo nsobanukirwe inyungu dufite mu kwanga ko ibintu bigaragara, mu kwanga ko ukuri kugaragara, kuko ukuri kugaragaye mu by'ukuri u Rwanda rwahumeka, u Rwanda rwagarura amahoro, u Rwanda mbese rw'inge njye mbona bwashoboka. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndagira ngo n'ubundi twibaze muri iki kiganiro kandi udufashe gusobanukirwa ku bayobozi bazi ko abanyarwanda bazi ukuri ariko bakabahatira kutagushyira hanze, cyangwa se ugushyize hanze bakamwita ibyo bamwita, bagashaka kumucecekesha, ndetse bakamugirira n'ibindi bikorwa nko kumufunga, ndetse hari n'abandi bagiye twumva bashaka kuvuga ukuri bakaburirwa irengero, baba ari mu Rwanda mu gihugu hagati, baba ari hanze, bitwa ba Gafirita, bari i Nairobi, bari muri Kenya, bashaka kubazwa iby'iryo hanurwa ry'indege, hanyuma baburirwa irengero. Abo bayobozi bagaragaza gucecekesha ukuri, gutuma ukuri kutavugwa, dusoza wabagiriye inama, wari ubivuzeho mu kanya, ariko rero ibintu byagombye kugira iherezo, kuko abanyarwanda bazi ukuri, kandi uko imyaka igenda ihita niko ukuri kuzajya hagaragara. Abayobozi bari bakwiye gutanguranwa ngira ngo kugira ngo ibyo bintu bitazasiga ibikomere bikomeye ndetse bikatwangiriza n'ahazaza. Wasoza uvuga iki kuri abo bayobozi? Njyewe navuga ngo kudashaka ko kuri kugaragara ni uku kwishimira ko
mu Bufaransa iriya dosiye bayibitse abantu bakayishimira nk'abanyarwanda kandi ari abanyarwanda bayigiriyemo ingorane bayipfiriyemo. Ibi nyine nibyo bituma abantu hirya no hino bakomeza gukeka nyine FPR ko yaba yarabigizemo uruhare, ariko kandi navuga ngo njyewe ntabwo mbona ko ari ikintu kigombye kuba cyatera n'ikibazo cyane. Nanone nagira mbese aba bayobozi bacu inama yuko kugaragara kuri kwagaragara ari byo bituma biha igihugu cyacu umutekano urambye, kandi ko kugaragaza ukuri hari inyungu twebwe abanyarwanda tugomba kubiprofitiramo, kuko icya mbere cyo kuri kubonetse byibuze n'abakorewe yitwa rubuzo, abantu bazi jenoside babona uburyo bishyuza, bakavuga bati byibuze natwe muduhe impozamarira kubera ibyo mwadukoreye ibi n'ibi. Mu gihe ubu ngubu jenoside yabaye ariko bikaba bigeze iki gihe urukiko rwa Arusha rwabayeho ariko ntabwo rwigeze rugaragaza mu by'ukuri ninde wateguye jenoside, kandi ikigaragara ni uko ibintu bitaba kuriya nyine nta bantu babifite mu mitwe yabo. Icyo cyo ni ikintu cy'ingenzi. Ntabwo ni ukuvuga ngo hari abantu wenda ntazi umubare wabo bashobora kuba impamvu yo kugira ngo wenda n'abatari babifite mu mutwe babishyire mu bikorwa, bari basanzwe babifite mu mutwe wenda yabo. Ariko noneho biba bitangaje cyane kubona abantu barafashwe bajyanwa Arusha baraburana, ntabwo tugeze tubona ngo ninde wateguye jenoside, tuvuge ngo byagenze gutya koko wayiteguye n'uyu. Ariko byo biranagoye nyine kubera kuko hatigeze haboneka ngo ninde wahanuye iriya ndege, ubundi se yihanuye kubera iki? Ubundi hagombye kuboneka umuntu wahanuye indege kandi akagaragaza n'impamvu yahanuye iyo ndege, noneho bityo ukuri kukaba kwagira gute kwagaragara. Ngira ngo wenda mbwire ko mvuge ko mu by'ukuri kugaragaza ukuri niba tutarabigizemo uruhare nk'abanyarwanda, wenda akaba aricyo dutinya ko byatugaruka ku mutwe, kandi twe twabyikoreye twakagombye guharanira ko ukuri kugaragara ntituguhishire. Njye nuko mbyumva. Urakoze cyane kuba waje kuri kamera za radiyo Urumuri, tukaba tugize indi ntera, duteye indi ntambwe mu kumva uburyo icyo gikorwa cyabaye cyo guhanura indege y'umukuru w'igihugu, kuko nk'uko benshi babigaragaje ndetse natwe muri kiganiro wadufashije kubyumva, hari isano ikomeye cyane ya kiriya gikorwa no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo sano rero niyo ituma tuzakomeza gukurikirana iki kintu kugira ngo ubivuze neza unarangiza uti n'abacitse ku icumu rya jenoside cyangwa se kumva n'abatuvuyemo bishwe bazira ubwoko bwabo, kugira ngo bamenye ikiriyo cyabo bakirangize, bumve impamvu ababo bababuze, ibintu bisobanuke, imitima ya buri munyarwanda iturure. Icyo kintu rero uko kuri mu gihe kutaravugwa, kutarashyirwa ahagaragara, twebwe nka radiyo ya sosiyete sivile tugomba kugaragaza ikibabaje abanyarwanda, icyo abanyarwanda bifuza. Tuzakomeza guharanira gushakisha uko kuri, nitwongera kugusaba ko ugira ibindi utuvungurira ku byo wabonye, tuzakugana twizera yuko n'ubundi uzongera ukaza ukadusobanurira. Ndageraho ngo dusoze ikiganiro ngushimira cyane. Ariko urambabarira gatoya ngira icyo mvuga. Wagira icyo wongeraho?
ndagira ngo hari njya numva abantu n'aho hanze bavuga ko impamvu wenda ya jenoside bavuga ko ngo FPR ngo yaba hari n'abantu ngo yohereje mu nterahamwe, yemwe na Tito yarabyemeye nibyo, bakaba barabaye impamvu kugira ngo abatutsi babe barapfuye, mbese aribo bashyiragamo umuriro cyane. Ariko nagira ngo mbabwire ikintu kimwe bagisobanukirwe banakimenye neza. Nagira ngo nubwo Tito yavuze biriya kandi akaba ari umusaza wenda nemeza ko atabivuze abibeshya, ariko ntabwo byakoraho ubugoryi bw'abakoze ririya shyano ku mpamvu ikurikira. Kubera kuko FPR inkotanyi nyine yarwanaga na leta yifuzaga kugira ngo ikureho inafata igihugu, nicyo cyayihagurukije irarwana. Buri gihe umuntu arwana ashaka gutsinda. Rero nk'umuntu nka FPR yashaka gutsinda, iramutse irushije abantu ubwenge, ikabaha abantu bafasha abantu gukora ishyano nka ririya ryo kwica abantu mu bugoryi nka kuriya, babaziraza uko basa, bazize ubwoko bwabo, baziza ni ubugoryi butababarirwa, ni ubugoryi utakwitwaza ngo nyamara ngo hari abantu kuba ubwabyo mutarashoboye kumenya ko ibyo babohereje, urumva ni ikibazo gikomeye. Rero ntibitwaze ngo wenda ngo bave bavuga ngo jenoside ngo ni FPR yakozwe nabo, wenda FPR bazayibaza ibindi, ariko bo bakoze jenoside batitwaje ngo hari ngo abakomando boherejwe ngo batanu muri buri serire, niba batarabashije gukontorora nyine ngo bamenye abo bantu, bakabakoresha amakosa, kuko abantu batanu nubwo ari bo bishe abantu b'igihugu cyose, bishwe mu gihugu cyose. Rero ngira ngo abantu ibi bintu babimenye, ntibumve ko kuba Tito yaravuze kuriya byabakoraho icyaha, ahubwo bamenye ko bakoze ubugoryi kandi biyemeze kutazabusubira. Nkaba wenda nanavugaga ko nanone ngewe ntari buhamye cyangwa mvuge ko iyicwa ry'abatutsi muri 1994 ryatewe ngo nuko indege Habyarimana yahanutse, cyane cyane ko hano muri kino gihugu cyacu biri no mu itegeko rihana. Ntago ibyo ngibyo ngewe ndi byumve gutyo, ariko nkuko bizwi ubundi ubwicanyi bwose bwagiye buba mu Rwanda bwagiye bugira impamvu zagiye zibutera, kandi ngira ngo mbire n'abantu ko ubwicanyi bwose bwagiye buba mu Rwanda butatewe n'ubwoko nk'ubwoko, ahubwo bwaterwaga n'ubutegetsi bwabwo, kubera inyungu zabo, kubera ubusambo bwabo, kubera mbese uburyo bifuzaga bo bibwira mu bugoryi bwabo ko byari ibintu byatuma batinda ku butegetsi, cyangwa ari inyungu, bigatuma bakora iryo shyano bifashije wenda bake mu baturage. Ariko ntago abanyarwanda tubimenye, umuhutu, umutwa, umututsi, no kuva ku bw'abami cya gihe hari abatutsi babaga nabo ari abacakara nk'abahutu, hari abatutsi babaga ari abakene nk'abahutu. Ntago rero abatutsi bose babaga bari mu butegetsi, abantu babyumve gutyo. Kimwe nuko no muri repubulika abahutu bose ntago babaga bari mu butegetsi. Ibyo bajya bashinja abantu ngo bamwe barize n'abandi ntibize, ntago abahutu bose bize muri repubulika zabo uko zabaye ebyiri. Ngira ngo iki kintu hari abize hari n'abatize, kandi abatutsi nabo icyo gihe nzi neza ko bazi neza ko n'abavuga ko batize icyo gihe ababivuga rimwe na rimwe barize, nzi neza ko bize no muri university niyo y'iruhande barahize. Ibi rero bajye bamenya ngo niba mu Rwanda tugize tumenye mbese ko kumvira abategetsi cyane, tukabumvira mu buryo kumvira abategetsi, ubuyobozi ni byiza, kumvira ubutegetsi ni byiza, ariko kubwumvira mu byiza, atari ukubwumvira mu bukozi bw'ibibi. Ntabwo ari byiza ko abantu bakumvira abantu babahoshya kwiba, baboshya kwica, baboshya gusenya,
baboshya mbese kugira abandi nabi. Ntabwo ari byiza ko umuntu aza ngo avuge ngo aba bantu ni abagome n'abanzi banyu, namwe mubifate gutyo ngo mujye. Ababigisha amateka bajya basomera mu bitabo, nibazana no kugira ngo hari manifeste y'abahutu yigishije abantu ibi ngibi, unabaza utari ku bundi nizo poyo byari bimeze biti, byo yavugaga ibiki. Noneho mubashe gusobanukirwa mutagende mu kigari. Birasaba ko abanyarwanda baba abantu batekereza, bafite ubwenge, batari ukubwirwa ngo bakire ibyo babwiwe badashunguye. Murakoze rero, numva narangiza ngaho murakarama. Nitwe tugushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu, ndetse uko birangiza n'iryo jambo ry'inyongera ririmo n'inyigisho, uvuga uti abanyarwanda ntabwo bakwiye kujya bagoreka amateka. Ibyo ni ikintu gikomeye cyane. Nibyo koko amateka tugomba kuyavuga uko yabaye. Niba muri Universite y'u Rwanda icyo gihe harimo abanyeshuri 2,000 gusa, hakibukwa abazize jenoside yakorewe abatutsi 600 kuri ibyo 2,000. Ugasanga ku banyeshuri 4 umwe yari umututsi. Ntabwo wavuga ko abatutsi bari barahejwe, bari baranizwe. Izo rero n'imvugo bivuze neza zituma abanyarwanda tugirana umutima mubi kandi bitari ngombwa. Urakoze cyane kuri izo nama zo gufata amateka uko ari, ntitushyiremo ibintu by'amarangamutima ndetse no gushaka kuyakoresha mu nyungu zacu bwite. Gusa ni ubwa mbere uje kuri radiyo Urumuri, ariko nugaruka uzajya ubyibuka amagambo nk'ayo kuvuga ubugoryi bw'abantu, cyangwa hano ubundi twebwe ntabwo tuyavuga. Ntabwo ngo ndavuga nti amagambo nk'iyo kuvuga ko ba kanaka ari ibigoryi cyangwa bakoze ibikorwa by'ubugoryi, hano kuri radiyo Urumuri ubundi turabyitwararika. Ntabwo tuba dushaka ko twebwe abanyamakuru n'abatumirwa bacu tuvuga amagambo, dukoresha amagambo ya nyayo, ariko atarimo ibitutsi nk'ayo marangamutima. murambabarira nuko bwa mbere uje kuri iyi radiyo. Gusa umuvandimwe wanjye, urumva? Yego. Njyewe iyo mvuga gutya, ahanini mba mbishingira ko nyine nk'umuntu, ibintu nka biriya biba byakozwe kuriya, sibyo? Ntabwo njye mpamya ko umuntu wabikoze aba ari umuntu ufite ibitekerezo bizima. Niba baba batabaye ikigoryi aba yabaye umusazi. Niko njye mbyumva, kuko nk'unibaza ukuntu umuntu yakwimva ko yakwica abantu muri buriya buryo, kandi akumva ko azatsinda, ko azarwana agategeka igihugu yishe abantu kuriya. Ibi ngibi nicyo tumbona ko uyu muntu mukarasa muri urwo rwego. Ikindi nagira nkubwire ko nkuko nakubwiye ndi umusilamu, urumva? Rero izi mvugo Korani, urumva, abantu bameze gutyo bita ibigoryi, urumva? Niba ngo abantu ngo kandi koko nabo baba bita ibigoryi. Iyo mwebwe mutari gukora ububi nkabwo baba bita ibigoryi, urumva? Nagira nkubwire ko njyewe nafunzwe imyaka 10 muri gereza hariya, urumva? Aho twari turi, abantu bari barimo bisha abantu nibo babaga bafite imbaraga, nibo bahabwa imirimo, nibo bahabwaga ibiryo byinshi. Mbese nibaza impamvu ibyo byose ngewe byagiye biba gutyo. Donc noneho ikintu kigaragara, iyo twavugaga nkatwe turengana tuvuga, wumvaga batwita ibigoryi nyine ko twabatereranye, urumva neza? Iyo twabaga tuvuga ko dufungiye ubusa, bumva babaga batwita ibigoryi ko twabatereranye, ko iyo dukora nk'abo biba bitameze gutyo, urumva? Ubwo rero urumva ko umuntu ukubona nk'ikigoryi, Imana ivuga ngo nibo bigoryi.
ngira ngo abanyarwanda babibara icyo akora Imana izamfashe ubwo ubutaha ntabwo nzongera kuvuga ko ubivuze ariko ubu mbese ndineguye ndabivuze ndabirangije. Umwicanyi tumwita umwicanyi, umugizi wa neza tukamwita umugizi wa neza, ariko tutamuhaye utundi dusigirizo tuvuye ku mutima. Ngira ngo urabyumva, uwo ni umuco w'iyi radiyo wo kubaha abantu, yaba ari umunyabyaha ubumuntu bwe bugomba kubahwa, kandi twese turi abanyabyaha. Rero tuburanye icyubahiro twese, umwe akakiburira undi akakiburira undi, urumva ko kandi dushaka ko abanyarwanda twicara tukaba bamwe, tukubahana, tukazamura urukundo muri twebwe, byaba bigiye mu cyerekezo kitari icy'iyi radiyo, kitari nibyo mbashe no kubyumva. Noneho nyamugani wabwiye umuntu ko ari ikigoryi ntabwo mwaganira, bizana undi mwuka, bizana undi mwuka utari mwiza. Mumbabarire, nta kibazo, ntabwo waba ubizi. Uretse no kuba utamenya, reka n'umuco nyarwanda nyine ntabwo ari byiza gutukana. Ibyo ngiye kugerageza kwikuramo icyo kintu, nkunda kugikoresha, ariko abantu tugira amarangamutima, ntabwo ukiri umuntu, ariko mu gihe turi kuganira hano tugira umuco wo kubyitwararika, tukagira aho tugeza amarangamutima ntituharenze. Urakoze rero, reka tugushimire Bwana Bicaga Abdallah, rwose ni iby'agaciro kuganira nawe, nungutse byinshi, uri umuntu kandi ushaka ukuri, uharanira ukuri. Iyo ni indangagaciro abanyarwanda twabuze, abanyarwanda benshi twabuze. Hari abantu bakunze kuvuga bati abanyarwanda bose ni ababeshyi, tugasa naho bidutera ipfunwe, ariko wajya kwisuzuma wowe ubwawe ugasanga nawe hari akantu kajya kukuzamo, ariko wowe uri umunyakuri rwose. Ibyo bintu ni indangagaciro ikomeye, tukubahiye hano kuri radiyo Urumuri, kandi ubutaha n'ubundi nugaruka rwose bizaba ari byiza kuri twebwe. Twizera yuko uzongera kutubonera akanya. Reka rero dutandukane tugushimira kandi tukuragiza Imana ikurinde kandi kubungabunge. Tuzabonane ubutaha. Murakoze cyane, murakarama kandi.